ngo umenye ko ndi bishop noneho nanjye nkahita mubwira nti nanjye umenye ko ndi mama bishop na mavuta wasutsweho nubwo ntavuga ko ivuze ariko nanjye nutegeka nanjye ndategeka turebe uw'Imana izumvira ubwo nuko nyine ibintu biba bimeze rero kindi nuko Imana yakongera ikansubizamo umutima muzima ikama kwihangana niba bajya bavuga ngo Imana ihoza amarira ariko ndi gusaba Imana ngo koko ibinyereke nibigihoza amarira umuntu uziko ngewe mpita numva n'umutima wanjye uhahamutse kuko ntago abavuga indimi bose ariko baba barimo mwuka wera ubwo rero bajye babanza bitonde ariko aba bantu basenga bo bajye babitondera cyane kintu nifuza rambwiye gusa ngo ahubwo ikintu cyanteye ubwo n'ubu ntarumva mbambwira Imana nti ko nzi kuvuga ko nzi kumbwira byinshi ko mfite amasezerano menshi ku iki kintu utajya ukimbwira ariko inakimbwiraho si ngombwa ngo mbisobanure ariko yarambwiye ngo genda uryame ngo numara kuryama ngo ugihumiriza ngiye nicyo kintu mvuga ngo haba hari izindi mbaraga ngo nugenda ukigera mu buriri ngo urabona umugabo wawe icyo nicyo yambwiye kuko naje nari mvuye mu kazi naniwe ndamubwira nti ntago ntinda kuko naje ari nimugoroba ari nka ninjoro n'imvura yaguye nkitaha nkigera mu rugo koko ninaniriwe nkiryama nkisinziraho ho gake niwe waje mu ishusho nubu iki kintu ni kandi nkavuga nti Imana ibwira umuntu ngo umuntu azagusura mu nzu zumumenye ariko niyo yaba yatandukanye ari mu kwa 12 kuri uyu mwaka washize ko mu matariki yo mu hagati ukuntu ariko nubwo twatandukanye ubukwe ufite ibimenyetso byerekana ko uwo muntu mwakoze ubukwe yego wabitwereka mbere y'uko uri buze kutubwira ukuntu mwatandukanye n'uburyo waba warasohoye ibintu cyangwa niba ari we wasohotse yego ibimenyetso ndabifite rwose mfite amafoto y'ubukwe twereke turebe wenda niba koko oya ndabereka rwose nta n'impamvu yo kuvuga ibintu bitagaragarira amaso y'abantu wenda bakanavuga bati niba abakobwa b'abateka mitwe baba bashaka gusebya umuntu yego amafoto arahari cyane ari ayo mu murenge ngaya ihagarika neza abantu bayibone yego ngaya yo mu murenge yego amafoto arahari rwose yego amafoto arahari ayo mu mirenge arahari yo mu bukwe yego urabona abasaza bari badutahiye ubukwe nabo barahari ntago twari bwari ubw'abana gusa yego amafoto arahari mujya no mu rusengero cyangwa mujya yego dore n'umubyeyi wanjye nguyu witwa ko ari we mfite nubwo nta babyeyi ariko nta umuntu ujya ubura umubyeyi burundu yego umuvandimwe wanjye w'umubyeyi nawe arahari yego yego no mu rusengero urabona ko na parewe ari kumuterera igikumwe yego ibintu byacu birasobanutse aha ni mu bukwe pasiteri wadusezeranije nguyu yego twaranatwikuruwe ntago twaje gutyo gusa ibintu byacu birasobanutse yego wenda mberekeho makeya urabona yego Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka tubahe ikaze inshuti bakunze b'Irembo ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye tubabwira mukomeze kugira impagarike ndetse n'ubugingo n'ubuzima mukomeze mukomere mwebwe mwese birashoboka kandi ko ushobora kuba utameze neza birashoboka ko waba urwaye birashoboka ko wahuye n'ibibazo bitandukanye ukaba wakiriye amakuru ashobora kuba yabaje umutima wawe ukibaza ngo niki kizakurikira ikindi nyuma y'ubu buzima mpuye nabwo
ariko ibyo byose ntabwo bikuraho umugambi w'Imana, kuko mu nzira tugenda ducamo za buri munsi duhura n'ibiturwanya, ibidutera agahinda ndetse n'ibidushimisha, kandi ibyo bintu bigenda bisimburanya ku buzima bwacu. Turi kumwe n'umukobwa mwiza ariko ni n'umudamu mwiza nanone, ariko hari ibintu bitamuhiriye bitahise bikunda. Nyuma y'amezi makeya yisanze yari umukobwa, andi mezi makeya birangiye nanone asa n'ugarutse mu mukobwa atari buzi izina ribwitwe, ariko Imana ishobora byose niyo yomora. Hanyuma mbere y'uko dukomeza n'ikiganiro cyacu, ndagira ngo atangire atwibwira kuba dukurikiye ni ku Irembo Ryera. Karibu rero twibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nsengera Ernestine. Nkaba ndi mama Bishop. Uri mama Bishop. Yego. Imana yaguhaye umugisha wo kuba mama Bishop. Mbere gato y'ubundi abakuzi abazi Ernestine kuva ryari kugeza ryari ubu ngubu? Bazi Ernestine kuva ryari kugera ryari? Urinde gutyo. Ndi Ernestine kuva nabaho. Yego, kuva nkivuka. Kuva ukivuka. Yego. Kugeza n'ubu nkiri Ernestine. Ariko wenda uko bari banzi imbere ntago ari ubu ngubu ariko banzi bamwe. Iyo dushatse kuvuga dutyo tuba tuvuga tuti ni Ernestine nakuriye mu rusengero, nabaye mu rusengero, gutyo bigenda gutyo. Nitwa Ernestine. Ernestine ni umuntu wakuriye muri ADPR. Niyo nakuriyemo, nyibatirizwamo, ngira umugisha ngenda niga n'ahantu hari ADPR. Ubwo rero urumva ko ndi umwana mu rugo muri ADPR. Yego. Nyuma rero urugendo rw'ubuzima bwawe rero Ernestine. Yego. Ubugize gutya ubaye mama Bishop. Yego. Byaje bite rero kwisanga mu ibyo bihe nabyo? Yego, naje guhura n'umuntu nk'uko abandi nabo bahura nabo. Mpura n'umusore, ntago twateretanye pe, nta kumwe umukobwa agira amahirwe yo kuvuga ngo uyu muntu twamaranye igihe kinini. Nahuye n'umusore turakundana, niba navuga ngo twarakundanye ariko ntago twakundanyeho. Twahuye mu kwa 12 mu matariki yo hagati nibwo namumenye. Tumaze kubonana mu matariki yo hagati mu kwa 12 nko ku itariki 14, turahura turaganira, mbwira ko yankunze. Mbyumva vuba, ariko mu kubyumva ntago nabitinzeho. Hari ukuntu uhura n'umuntu nawe ntumenye icyabaye cyangwa se ukisanga mu bintu utazi ko wabyinjiyemo. Twarakundanye, yitwa Gisagara James. Iwabo ni mu Mutara, ngewe mvuka i Kigali n'ubundi. Ni naho nakuriye, ni naho narerewe, n'ubundi n'ubu ariho nkiri. Turakundana, numva yari muri 2022. Duhura kuri iyo tariki 14 muri 2022. Arambwira ati naragukunze, bigenda gutyo. Noneho muri kwa kumbwira gutyo ntago twigeze dutindana. Kuri iyo tariki 14 duhura, twongeye guhura kuri 18. Ni ibintu nanjye byabaga ntazi ibyo ari byo. Tumaze guhura kuri iyo tariki 18 nanone z'ukwa 12, turagenda dupanga ibintu by'ubukwe mu bintu nanjye ntazi, ku buryo niba nari mfite n'inshuti ntago nabyibukaga. Ku buryo nta n'umuntu nigeze mbasha kubwira ngo mfite ngo ubukwe. Oya, mpamya ko na invitation twakoze rwose nta muntu twazihaye, kuko ndibuka ko twagiye mu rugo mu kwa 12 muri ayo matariki. Mu rugo barambaza bati ibi bintu wabitekerejeho,
ese mbese urumva ari n'abadeperi ibintu byabo urabizi ko ari ukubanza gusenga akavuga ati banza usengera ibi bintu ariko njye nkumva sinzi ukuntu umeze nkumva mbese unambujije nakwita nk'umwanzi ibyo biza kuvaho tuva mu rugo tujya n'iwabo muri uko kwezi ubwo ni nako twahise kuko ndibuka ko twagiye iwabo mu Mutara tujyayo n'ubundi dufite invitation reba kujya kwa sobukwe ni ubwa mbere ugiyeyo ibyo bintu bitekerezeho wowe waba uri kunyumva ubitekerezeho kujya kwa sobukwe ari ubwa mbere batanakuzi ukagenda ujyanye na invitation nta n'ibyumweru bibiri birimo ngo wenda ngo baritegura kuko twagiyeyo habura nk'icyumweru kimwe ngo dukoreshe ubukwe mbona baranyishimiye ndavuga ntubwo nyine nuko hari ibintu ubona nk'umubyeyi kavuga uti ibintu bitunguranye ubwo Imana ibibirimo cyane ko yari umukozi w'Imana asenga ibyo byaje kurangira kuri 28 z'ukwa mbere nibwo twakoze ubukwe ni ndumva ari naho twahise duhererwa kwitwa Bishop ndakitwa mama Bishop dusukwaho amavuta yego niho mwakoze ubukwe mu by'ukuri hagati y'urugendo rwanyu rwo kumenyana nuko gushyuha ugahita wemera ubona ari harabaye imizihe mbaraga njye n'ubu ntago ndabimenya njya mvuga nti kereka wenda hari nka mwuka wera amanutse akabisobanurira kuko urabizi cyane ko ntabwo umukobwa nta nubwo bibaho niyo waba uri umukobwa wenda mubi umwe bavuga ngo uriya mukobwa ni mubi ntabwo umuntu yaza ngo akubwire ngo duhuze mu byumweru bibiri ngo muhite munakoramo ubukwe wavuga uti subu ibintu byo birimo Imana ariko kugeza n'ubu ntago nabigiriyemo umugisha kuko ndabyibuka neza ubukwe bwararangiye dutaha mu rugo nk'abandi nkabona umusore arankunda ubwo urumva yahise aba umugabo wanjye nkabona umugabo nyine biraho ariko nkajya ndeba utuntu nkabona sinzi ariko hagati aho ikintu cyankomereye kikankomeretsa n'ubu nkaba ntarabishyikira natinye no kubibwira mu rugo kuko nawe uri wowe ntiwapfa kubivuga ikintu gituma mvuga ngo hari igihe umuntu akoresha izindi mbaraga ukumva bikubereye urujijo mu by'ukuri uwo musore twabanye nta kazi yari afite nasanze ari umuntu usengera abantu nk'uko duhura n'abantu basenga ariko sinabasha kubona ngo ateranira he sinabasha kumenya ngo asengera he urumva iyo umukobwa ameze nk'uwahubitswe hari ibintu udashobora kubasha gusobanuza noneho kugeza n'ubu ari byo mba nibaza aho nahumukiye niko nabivuga ntago nyasobanukirwa neza imbaraga zabikoze kuko n'umuntu wese usenga neza ubirimo neza ubimubwira ibintu ntiyabyumva mfite agahinda kenshi kuko ntago wibwira ko umukobwa yikwa nari mfite inzu yanjye nziza yampaga amafaranga nyine mu gihe cyanjye ku myaka yanjye itari myinshi noneho araza ndibuka twicaye muri salo nari narabuze umukiriya kandi narayishyize ku isoko arambwira ati ko mbonye ibi n'ibi uri kugurisha Imana iguhaye umukiriya ubwo urumva nari naramaze kumwinjiramo nyine ntaho namucikira ntumbaze no mu rugo nta muntu wajyaga amenya aho iyo nziri n'uwari we n'inshuti yanjye twari tumaranye igihe dukundana nta muntu n'umwe nabibwiraga kuko nabonaga ariho ubuzima bwanjye buri urumva umunani w'iwanyu bukomeye uvuga uti nta wundi nzabona noneho aza kumbaza ati se Imana iguhaye umukiriya w'ikintu ndi kubona uri kugurisha ndavuga ntabibonye ate nta nubwo nari nzi ko ari umuhanuzi noneho akambwira ngo ndeba cyane mu maso nkumva mfite ubwoba mbona yibombaritse mvuga nti ni ukuri Imana impaye marayika w'umugabo kuko ndibuka ko hari umuntu wigeze kudutemberera tukiri abageni mpamvu mvuze ako kantu aravuga ngo uru rugo ni ukuri ngo mwumva ngo murakundana ariko burya umuntu ashobora kukwihishamo ariko igihe kiragera ukabimenya iyo nzu yanjye icyo gihe akibimbwira bwarakeye mbona umukiriya kandi nari maze igihe kinini ntamubona nayigurishije ntareba imbere n'inyuma muri uko kwezi kwa 12 duhura
kumbi we ntago nzi ibintu yakoreshaga yahise apangamo ubukwe ndaza ndayamuha yose nawe ibyo byose ubyumva ibyo bintu umukobwa muzima kandi none nkatekereza ubu nibwo mbitekerezaho nkabona hari ikintu yakoresheje ngewe niyo Imana yampagarara imbere nabivuga ko hari ikintu yakoresheje kuko ndabyibuka narayafashe ndayamuha sinibuka ko wenda nanaguramo n'akantu na gato narayamuhereje niyo yakuyemo inkwano ubwo urumva narikoye niyo yakuyemo inkwano akuramo ayo yishyura imyenda akuramo buri kimwe noneho umukobwa muzima ndamubwira nti se mugabo mwiza ubu ntago twaguramo n'akabanza ati reka ati nta gahunda mfite yo kuba mu Rwanda ati ahubwo niyo hagira umuntu mpinza aka kanya twahita tuyigurisha tukagira gute tukazagenda noneho nyuma gatoya umukobwa muzima ndavuga nti nibyo aza kumbwira ati se mugore mwiza nari naramuguriye ikigare inshuti ze zose zirakizi ikigare kinini kigura miliyoni ibaza umukobwa waguze ikigare cya miliyoni niyo mpamvu mvuga nti hari igihe umuntu aba afite izindi mbaraga ntago mbizi neza utamuguriyemo imoto se yagutwara none se iyo umukobwa yahubitswe ugira ngo ibyo arabyibuka ntago yabyibuka kuko n'ubu ntago ndabishyikira wenda abantu banyumva bashobora nabo kubitekerezaho nk'ababyeyi cyangwa abantu basenga cyangwa nk'abantu baterese n'abatereswe namuguriyemo ikigare akajya ambwira ati ninjya gusenga bya 5 bampa cyangwa ngahe nzajya nyazana tuyahahisha ariko nkumva ngewe rimwe naba nicaye yagiye nkajya numva ubwenge buragarutse nkumva sinzi ibintu ndimo yagaruka ngo ngize ikintu ndi bumubaze yagaruka ubwo urukundo rukahaba nkibagirwa noneho twamaze igihe gitoya mu Rwanda ahita ambwira ati rero ngewe mfite amatorero muri Kenya mfiteyo itorero nashinze icyo naburaga nukuba bishop none nabaye bishop urumva bizagenda neza noneho urumva umugabo yakubwiye ibyo bintu arambwira ati rero nta mpamvu yo kugura ikibanza nta mpamvu yo kugura iki kuko nge numvaga ko niyo nabana n'umuntu kubera rwa rukundo tugira numvaga wenda nzayimuha tukayibamo twebwe tukayifonderaho bwa buzima kuko icyambere yo wakunze umuntu ntacyo umuhisha uretse abantu nyine baba bafite ibibagenza mu by'ukuri turayigurisha ibyo byose birarangira twagize ubukwe bwiza pe bwiza rwose ababutashye barabizi burangira neza tujya muri Kenya twageze muri Kenya nsanga habe naho guteranira agira ntago ari ukumusebya kuko rwose ni wamfata akambwira ati tugende unyereka aho twasengeraga wasanga ari hahandi naho bafonda ubuzima nyine nk'uko ugerayo bagenzi banyu bakabakira ukabona aho uteranira nkamubwira nti se ko wambwiye ko ufite itorero ryitwa Gibiyoni kuko yajyaga nasezeranya abantu mu Rwanda noneho nkamubwira nti wanyeretse iryo torero ngo Imana yambujije kujyayo none se nkamwe mwaba muri kunyumva mu by'ukuri urumva umuntu yakubwira ngo Imana yambujije kujya mu rusengero ngo kubera yuko mbese ngo narutanze kandi ngiye dusezerana yarambwiye neza akambwira ngo icyo yaburaga nukuba bishop ibyo biza kuvaho tugerayo mbona sinzi nkajya mbona ntaho duteranira twavuyeyo ntaho duteraniye amateraniro naho twagiyeyo gatoya ibyo yifuzaga ngo hari aho twagiye guteranira yifuza kuba bishop mukuru bamusabye ibyangombwa babona ntago byuzuye nkajya numva bamubwira ngo ibyo sibyo ariko nanjye nagiye mbona ku ma YouTube henshi nkabona ukuntu basezeranya aba bishop nkabona uburyo bamusutseho amavuta nkabona ntibisobanutse ubwo nyuma biza kurangira tugeze muri Kenya mbona tubayeho mu buzima ntazi nkajya mubwira nti se ya macaci gucyabirihe ya matorero kandi noneho defoye Imana ijya imbabarira nabyo birambabaza buri abantu bakorera Imana mbanja mvuga ni hari igihe ukina n'ibintu by'Imana ariko nyuma nawe bikazagukina ukisanga nyine wababaye cyangwa se ukazisanga ahandi hantu noneho tuza mu gihe gitoya ndamubwira nti rero ndabona ntazi ubuzima turimo urumva ahantu ugeze
uri umushyitsi nawe ntago wagera mu gihugu cy'abandi ngo uhite utera imbere, ntago bibaho. Nkajya mvuga ni Imana aha hantu tuzava gute, nkabona ntitubanye neza, nkabona niba n'ubukene butera abantu wenda kuba barebana nabi, ariko nkabona n'ubundi hari ukuntu biri kugenda. Noneho nyuma ndavuga uyu muntu umbwira ko afite amatorero nkaba nta na rimwe ndabona, bimeze bite? Aho hantu yagiye gusaba ngo ayobore, ibyangombwa barabibuze, kuko akangombwa afite ni akantu nyine kariho ifoto ye rwose. Njye nta nubwo twabanye, ntago wambaza ngo yateraniraga he, kuko n'uwo yasengeraga tukiri mu Rwanda nahe yaramufataga akamujyana mu ishyamba mu butayu cyangwa akamusanga iwe. None se wenda nuko nshaka kugira ngo wenda iyi nkuru abantu bayumve, umuntu azagenda abaza andi makuru y'amatsiko, nk'umuntu wabaye mu rusengero, mujya gutangiza umushinga w'uko mwawutangije mu ruhe rusengero? Twagiye ahantu i Nyamata, arambwira ngo hari umupasiteri w'inshuti ye mu rusengero rwitwa Adonayi, urusengero nyine ubona narwo rugifonda ubuzima bw'urusengero. Niho twateraniye, uwo mupasiteri niho yatwakiriye, ni naho yagiye kunyerekana, ariko nawe ntiyasengeragayo, ni kwa kundi nyine biyeranje. Yari amusabye serivisi? Ni serivisi, ntabwo yari asanzwe ahateranira. Yego. Hanyuma wowe se ko nawe wari ufite itorero uturukamo, yakujyanye ubundi yakushatse uri muri he torero ubusanzwe? Ubundi yansanze muri ADPR, kuko niho nakuriye, niho mbarizwa, niho narindi. Ariko wenda urabizi ko iyo umuntu abanye n'umugabo, ngo idini ni aho umugabo ari niho nyine ubarizwa. Nuko byagenze, ntabwo yigeze anjyana, ubwo se yari kunjyana muri ADPR ari uwo mu icaci bigakunda? Ntabwo byari gukunda. Kandi noneho urabizi ko muri ADPR batanga amezi 3 yo kugira ngo babarebe, ariko ahandi twerekanywe ku wa gatandatu, ubwo ku cyumweru w'ikindi ngire ngo ahubwo nibwo twahise dukora n'ubukwe. Yanjyanye ari ku cyumweru, ku wa gatandatu dufite ubukwe. Ubwo urumva nyine abaraka. Nkawe uzi ibintu byo gusenga wabibayemo, ukabona n'imisengere ye, ubona yarasenga gate, kuko ibyo ari byo byose umuntu wabaye muri ADPR akagira abazi kugenzura imyuka nubwo yaba atari umuhanuzi. Okay, ako kantu rero karakomeye, ntugire ngo karoroshye, kuko niyo mpamvu umuntu avuga agahinda ke, wenda bamwe bakakumva kandi abandi ntibakumve, ariko njye ntabwo ndashyikira yuko, sinzi buriya abantu bakoresha izindi mbaraga baragora, kuko njye ntabwo njya mbishyikira. Impamvu ntajya mbishyikira nkurikije uburyo asengamo, ntabwo nigeze mbishyikira, n'ubu sindabishyikira, kuko buriya hari ukuntu umwuka akora, hari n'ukuntu umwuka agaragara imbere y'abantu cyangwa se mu bantu. Imana ifite ukuntu imanukira mu bantu. Rero ntago Imana, hari ukuntu abantu bo bafata Imana ukuntu. Rero nkanjye wasengeye muri ADPR, ni ukuri Imana ijya imbabarira wenda kuri iki kintu, n'ubu ntago ndasobanukirwa imbaraga akorana nazo, ntago mbizi, ntago namushinja ngo wenda ngo nindi myuka, ariko hari igihe ubana n'umuntu ukurikije imisengere ye, ukurikije imikorere ye, noneho nkurikije n'uburyo yanteresemo, n'ukuntu nari umuntu nyine numva ko nzabana n'umuntu mbese wiyubashye, wenda si uko atari yiyubashye, iyo biterwa n'uburyo yajemo, yari kuba yiyubashye, ariko hari ibintu umuntu akora ukajya ubona nta kwiyubaha kurimo. Yego. Uhora utekereza ko ari ibintu yagusize? Numva nta nubwo njye nabishidikanyaho, kuko niba aka kanya tuvugana, njyewe wenda ntabwo turakora divorce pe, ariko niba hari n'uwabipinga, hari igihe nawe n'ejo bundi, kubera ibi bintu byaje byo kuvuga ngo umuntu niba agiye gusezerana afite icaci, urabizi ntibibagora, ni ukujya aho ashatse, ni ukuza akabwira pasiteri ati ndaguha akantu nsezeranya, ndaguha akantu nsukeho amavuta. Urabizi muri ADPR niryo dini risa nk'irikakaye mu yagaragara ko bakoresha, wenda havuyemo abakatolike n'iki, ariko ntabwo wambwira ngo umuntu arasukwaho amavuta, ntuzi ngo asengera he, ntuzi ngo ateranira he,
nta nubwo aranakwereka ngo idini ryanjye niri we gusa nukuza akavuga ati kubitaho Rehoboti nk'ubwo yarambwiraga ngo itorero rye ngo ni Gibiyoni uwamusutseho amavuta arangije kuri certificate mbona handitseho ngo ni Rehoboti noneho ndamubaza nti se ko wambwiye ko Gibiyoni ariho hawe yego ari ukitubwira yeah utekereza ko ashobora kuba yarakoresheje imiti akagusiga hanyuma ukamwemera yego mu buryo utatekerezaga yego impamvu ntashidikanya ko yakoresheje imiti n'ukuntu uburyo yajemo n'uburyo namwemeyemo n'ibintu nahise nkora nta n'ibyumweru nta wenda nta n'amezi angahashize ndi kumwe n'umuntu nawe wabitekerezaho waba nyumva waba ndeba wabitekerezaho bibaye nko ku mwana wawe ni ibintu utabasha kumva ngo umuntu aze akubwira ikintu uhita ucyemera ukora ibintu mbese mu minsi itari myinshi utanazi n'umuntu noneho utazi ngo atahe utazi ngo asengera he mbese nawe umureba ntumenye ngo uyu muntu turi kumwe ninde n'uwaza ngo asangane nawe nagira icyo musobanuraho yego rero nicyo kinyemeza wenda reka tugende tuvuga ibintu ku bindi yego mwakundanye igihe kingana iki n'uyu mu bishop yego byamaze igihe kingana iki ntabwo twakundanye pe kuko twakundanye mu byumweru 2 ni nabyo twanakozemo ubukwe si na 3 ni 2 nibyo twakozemo n'ubukwe kuko nawe ubwarabyivugira akikubwira ko ese yavugaga ko agukunda cyangwa warizanye kubwo wenda utekereza ko ari imiti nubwo yambwiye ko ankunda nicyo kintu kinyemeza ko yagusize abantu bafite imiti banakomeye burya ari no kubitondera ikintu kinyemeza ko rwose yansize imiti nagisubiramo ntago twakundanye nta nubwo yambwiye ko ankunda nta na proposal yampaye we ni nko gutegeka kandi nkinjiramo iwe numvaga nta santima numvaga nta nibire numvaga reka kuko nge naje ambwira ko amfitiye ubutumwa havugana uyu muntu uhora ambwira ko amfitiye ubutumwa wenda yaba ari ubunyica nkaba kuko nzi ko abakozi b'Imana nuko ndavuga nti reka nzi winjira mu rugo we umusanzi we yego amagambo ya mbere yakubwiye nayahe nyine amagambo ya mbere yambwiye yanganirije bisanzwe akajya ambwira ati Imana iguhaye umugabo ugukunda iki ubwo nkavuga ntiwasanga wenda mfitiye ubutumwa bw'umugabo wanjye kuko urumva nahise mbona ko ari nk'umukozi w'Imana kuko njye nta nibyo narinzi ntaho twari twarahuriye niba ari na pasi wenda bamuhaye ntago mbizi kuko na pasi iraza igapfa kandi niyo yaba ari pasi iraza nayo igatinda ariko we yavugaga nk'umuntu rwose mbese wasoje wenda hari nko gushyiraho kashe y'uko ndowe kuko nta handi hantu nari naramubonye mvuga ngo twakundaniye nyuma se umusanze mu rugo nta bindi bintu yagusabye bijyanye n'uko wenda umusanze mu rugo rw'umusore muri ghetto oya ibyo ntago yabinyeretse nta kintu yabinyeretseho we yarambwiye gusa ngo ahubwo ikintu cyanteye ubwoba n'ubu ntarumva mbambwira Imana nti ko nzi kuvuga ko nzi kumbwira byinshi ko mfite amasezerano menshi ku iki kintu utajya ukimbwira ariko inakimbwiraho si ngombwa ngo mbisobanure ariko yarambwiye ngo genda uryame ngo numara kuryama ngo ugihumiriza njye nicyo kintu mvuga ngo haba hari izindi mbaraga ngo nugenda ukigera mu buriri ngo urabona umugabo wawe icyo nicyo yambwiye kuko naje nari mvuye mu kazi naniwe ndamubwira nti ntago ntinda kuko naje ari nimugoroba ari nka ninjoro n'imvura yaguye nkitaha nkigera mu rugo koko ninaniriwe nkiryama nkisinziraho ho gake niwe waje mu ishusho n'ubu iki kintu kandi nkavuga nti Imana ibwira umuntu ngo umuntu azagusura mu nzu zumumenye ariko niyo yaba yabivuze ntago uhita ubona umuntu niba nkihumiriza nkahita mubona rero nicyo kinyereka ko hari n'izindi mbaraga umuntu aba akorana nazo nkihumiriza
niwe wahise nza mu maso nkuko yambwiye ati genda uryame Imana iri bukwereke umugabo wawe kuko nahavuye atarambwira ko ndi umugore we ahubwo yarambwiye ngo genda uryame ariko nkumva ibintu byose yanganirije ni ibijyanye nuko hari urugo nyine rugiye kubakwa kuri njyewe nkihumiriza niwe nahise nibonera arambwira ngo kandi ukimara kubona uwo muntu ngo umpamagare umbwire uwo ari we itamubwira nti ko ari wowe mbonye numva arasaze ngo ni njyewe rero bigaragara ko hari abantu baba bafite izindi mbaraga nicyo rero njye nanabigenderaho ubwo utekereza ko yagusize imiti kugira ngo mushakane ntago nabihakana n'uwampakanya namubwira nti ntiwari uhari ariko nzi ko n'Imana ihagaze aha yabisobanura kuko njye yansize imiti ndabizi neza kuko nkimara guhumuka ngatandukana nawe ho gatoya kuko ubu ntitukiri kumwe ariko hari ibintu byinshi byanyeretse ko kuko no mu bwenge bwanjye hari ibintu byinshi nkiri kumwe nawe numvaga ameze nk'umuntu uri mu yindi si imeze ukuntu ariko aho ntakiri kumwe nawe mba numva narahindutse wa wundi wa mbere yego hanyuma urugo rwanyu rwamaze amezi angahe rwamaze igihe kingana iki urugo rwacu twavuye muri Kenya ari mu kwa 12 uyu mwaka washize oya mbere yuko mushakanye n'ahangaha mu Rwanda mwahamaze amezi angahe twahamaze nk'amezi 2 ndumva ari nk'amezi 2 gutyo hafi 3 tuhita tujya muri Kenya rero twari tumaranye hafi ni nka hari umwaka umwe kuko twatandukanye ari mu kwa 12 kuri uyu mwaka washize ko mu matariki yo mu hagati ukuntu ariko nubwo twatandukanye divorce ntirakorwa ni nayo mpamvu rimwe na rimwe avuga ati umugore namusize mu rugo hari abantu bakunda icyubahiro akumva ntiyatuma n'abantu bamenya ibye noneho mu by'ukuri mwakoze ubukwe ufite ibimenyetso byerekana ko uwo muntu mwakoze ubukwe yego wabitwereka mbere y'uko uri buze kutubwira ukuntu mwatandukanye n'uburyo waba warasohoye ibintu cyangwa niba ari we wasohotse yego ibimenyetso ndabifite rwose mfite amafoto y'ubukwe twereke turebe wenda niba koko oya ndabereka rwose nta n'impamvu yo kuvuga ibintu bitagaragarira amaso y'abantu wenda bakanavuga bati niba abakobwa b'abatekamitwe baba bashaka gusebya umuntu yego amafoto arahari cyane ari ayo mu murenge ngaya ihagarika neza abantu bayibone yego ngaya yo mu murenge yego amafoto arahari rwose yego amafoto arahari ayo mu mirenge arahari yo mu bukwe yego urabona abasaza bari badutahiye ubukwe nabo barahari ntago bwari ubw'abana gusa yego amafoto arahari mujya no mu rusengero cyangwa mujya yego dore n'umubyeyi wanjye nguyu witwa ko ari we mfite nubwo nta babyeyi ariko nta umuntu ujya ubura umubyeyi burundu yego umuvandimwe wanjye w'umubyeyi nawe arahari yego yego no mu rusengero urabona ko na pare we ari kumuterera igikumwe yego ibintu byacu birasobanutse aha ni mu bukwe pasiteri wadusezeranije nguyu yego twaranatwikuruwe ntago twaje gutyo gusa ibintu byacu birasobanutse yego wenda mberekeho makeya urabona yego urabona ko bwari burimo rwose abasaza biyubashye cyane yego bwari yego cyane rwose biragaragara ko biragaragara wenda ariya niyo yaba ahagije amafoto ye arahari ababyeyi b'umuhungu nabo ngaba yego ibyo wenda birahagije yego rero
nuko nyuma y'umwaka oya buretse gato harimo n'abamusutseho amavuta wamusutseho amavuta Gerard nguyu rwose nawe arahari yego amwimika uyu ni we wari upfukamanye nawe yego uyu ni njyewe yego rero abantu bashobora kuvuga bati rero imirenge ngo iba myinshi twari dufashe no ku idarapo niwe waryifatiyeho mbere turarahira izo rero wenda zirahagije nta kibazo ibi ni ibimenyetso bifatika yuko rwose yego biteye agahinda katari gatoya ahubwo kanini yego urugo rw'amezi make gusa rukarangira ruvuyeho yego kubwo imiti wasizwe nkawe nk'umudamu wabanye n'umushumba abo wabonaga bari inshuti ze bo wabonaga ari bande gutyo kuko hari ukuntu bana n'abantu ukavuga ati uyu muntu namubonye n'inshuti ze zifite ibimenyetso z'uko nyine zikorana n'izindi mbaraga icyo kintu nacyo nagitinzeho cyane kuko ntakubeshye ni umuntu mu bigaragara ashobora kugaragara ko afite inshuti ariko akenshi nta nazo nabonaga cyane kwandikira ngo ngewe nimbe ngiyeho gatoya yitekerezeho nanjye nitekerezeho noneho we rero muri cya gihe ukuntu ari we wantaye nubwo yavuga ngo ni njye wamutaye oya sinamutaye yabonye mpavuye muri cya gihe cyo kwitekerezaho twavuze twanditse we ahita afata inzira arazinga n'ibishyingiranwa n'ibintu byose byari bihari ahita arara yimuka ijoro nyine we yahise hacamo igihe gito ahita yimuka arigendera ahantu abantu hazi ntabwo mazi kuko nk'ubu nabazaga parewe nti abahehe ati yagiye iwabo mu Mutara kandi nahura n'abantu bakambwira bati umugabo wawe uza ahantu aba aha n'aha n'aha koko nkuriye amakuru ngewe narahumvise kandi nkurikije neza amakuru ku bantu harimo n'abamusuye bambwira haba ariko waba mbeshya ngo abahehe ngo abiwabo mu Mutara kandi ntiyanajyayo muranavugana se ajya ampamagara tukaganira ariko ikintu kimbabaza iyo ari wenyine abambwira bebe ndagukunda ndagukumbuye ariko yaba ari kumwe n'abandi bantu ntamenya numva amajwi y'abagore numva abantu benshi nyine agashaka kunshyiraho amakosa nkamubaza nti se kuki uri wenyine unganiriza ukanyereka urukundo ukambwira ko nkumbuye waba utari wenyine nkumva uri kunshyiraho amakosa akantera ubwoba n'ama SMS amwe mba nyafite nuko nahinduye agafone ubu umuntu umeze nkanjye udafite telefone ya touch ntaraziburaga undi hari umuntu muhura Imana ijya imbabarira aho kuguteza imigisha akaguteza inyatsi kandi hari igihe yambwiraga ngo twarahuye uneza inyatsi nkamubwira nti hoya ko twahuye mfite inzu yanjye ubu ndayifite we twahuye ufite ibihe bintu nagutejemo inyatsi ntago ari ukumusebya ariko hari igihe uhura n'umuntu ukajya wibaza niba wenda warahuye n'ikigeragezo cyangwa se iki oya ariko hamwe n'Imana ibintu byose bijya bibasha kugenda neza umuntu akongera akaba mu buzima bwiza ariko kugeza ubu ntago nakubwira ngo mfite urufatiro ndi hose nakubwira ngo bimeze gute nanjye mba numva ntameze neza noneho nakubitaho amagambo ambwira nkumva mbaye nk'umusazi akambwira ntuzongera kuba umuntu ama SMS mba nyafite hari n'ayama nkahita nyoherereza abantu bamwe na bamwe nkavuga ni murebe nk'ibintu abanyandikira ngasanga arambwiye ngo nzakwangaza ngo ntuzongera kuba umuntu ngo umenye ko ndi bishop noneho nanjye nkahita mubwira nti nanjye umenye ko ndi mama bishop n'amavuta wasutsweho nubwo ntavuga ko ivuze ariko nanjye nutegeka nanjye ndategeka turebe uwo Imana izumvira ubwo nuko nyine ibintu biba bimeze yego ndumva waravuritse cyane mu by'ukuri kuza hano ni iki wifuza gikomeye kuri wowe nawe yego ikintu nifuza gikomeye ibintu umuntu aba yifuza aba ari byinshi ariko ikintu cya mbere nabanza kubwira bagenzi banjye buriya nibabona umuntu aje gutereta ukabona aje yihutihuti agashaka ko mukora ibintu hutihuti
inama nabagira nubwo wenda ibyo tutari twakabigezeho ariko nabo bakwitonda kuko ibyambayeho nabo bibabayeho nabo ni abantu nkanjye niba uhuye n'umusore banza umenye uti se uyu muntu afite inshuti ze zimeze gute iwabo bimeze gute wenda ntiwabona umwanya wo kumenya ibintu byose ariko basi menya ngo ahantu ajya abasha kwinjira ho gake bimeze gute buriya naba n'umusore mwahura akakubwira ati ngiye mani ndijama ndi umupagani ntaho nsengera ubumenyi uko umutwara ariko ngewe ubu nsigaye ntinya umuntu usenga noneho nkumva uri no kuvuga indimi kuko hari komenti bajya bamutera bakamubaza ngo izo ndimi uvuga ni izihe narabibonye ariko hari igihe ngewe mpuye n'umuntu nkumva avuga indimi mpita numva n'umutima wanjye uhahamutse kuko ntago abavuga indimi bose ariko baba barimo mwuka wera ubwo rero bajye babanza bitonde ariko aba bantu basenga bo bajye babitondera cyane ikintu nifuza rero kindi nuko Imana yakongera ikansubizamo umutima muzima ikama kwihangana niba bajya bavuga ngo Imana ihoza amarira ariko ndi gusaba Imana ngo koko ibinyereke niba igihoza amarira umuntu uziko ngewe nshobora no kubabaraho kugira ngo ndire ahubwo nkahigiza kubera hari igihe umuntu arira amarira agashira ukajya wumva no kurira wabona buriya baravuga ngo umuntu urira aba atarabona ubundi ngo uvuga abatarabona hari igihe ibintu bikurenga gusa ukajya umera nk'igicucu ukicecekera ni ryari wigeze urarurira bugacya ukavuga uti narababaye mpura n'umubabaro mbura n'uwo ntakira ntabwo nakubeshya ni kenshi ndi kumwe nawe ni kenshi rwose kuko ndi n'umugeni nkiri umugeni wo mu mezi wo mu kwezi kwa mbere nararize kuko hari ibintu nyine ubona izi telefone zizadukoraho ariko hari ibintu ubona umuntu akahita akwereka ko atari we mugore wa mbere akakwereka ko atari we mugore ubaho nyine hari ibintu umuntu akora ukabona harimo ikintu ubwo nuko wabonye wenda ari umuntu mesaje yiyobye ubona wenda mu isesheri ubibonye nawe uhita ugira oya mesaje yiyobye burya urabireba ukabimenya ntabwo aba ari ngombwa ngo uvuge ibintu byose ariko buriya umuntu mukuru aba ashatse kumva icyo umwana bavuze ni ibintu byinshi bishobora gutuma ngewe ntabwo nababara ngo umugabo yanciye inyuma kuko ahantu hose bajya ntiwagendana nawe nanjye nshobora kumuca inyuma birashoboka ariko hari ibintu ureba mu rugo bigatuma utanezerwa n'amagambo yonyine ubwirwa buriya abagore mbona tunyurwa n'amagambo tubwirwa noneho abagabo nabo bakanyurwa n'ibikorwa abagore babakorera rero aho ntabwo njya mbasha kubisobanura ku myaka yanjye mba numva ashaka kwicecekera gusa nyine umuntu aba yarababaye yego kandi njye nagiye gushaka mbishaka rwose numva ko ngiye kubaha umugabo nkumva ko ibintu bigiye kuryoha ariko ibyo twibwira ntabwo ari iby'Imana yibwira ibyo wibwiraga si byo byabaye ntabwo ari byo byabaye none ntushobora gusanga ari wowe nyirabayazana ukabigereka kuri we ntabwo yaba ari njye nyirabayazana ngo nzi imbere ya kamera ahubwo njye nakicecekera kuko buriya ibintu birashira ariko ikintu cyanteye ubwoba kugeza amagingo aya ni ukuntu ibyo nari mfite nabikoresheje mu kuntu ntatekereje kandi atari uko ari n'umuntu nirukiraga ngo nagenda ngo ubuzima burahagarara byatewe n'uburyo nabibonyemo noneho n'uburyo nabitanzemo noneho nterwa n'ubwoba n'ukuntu twakundanye mu byumweru bibiri tugakoreshamo ubukwe mu byumweru bibiri ntanifuze ko hari abantu tumenyana b'inshuti ze ubukwe mbese ni nk'aho ari twe twabwikoreye kuko urumva ibyumweru bibiri guhita werekanamo umukobwa ukerekanwa mu rusengero ugahita ibintu byose imyenda ibintu byose ubwo se sare ibyumweru bibiri ndumva ari bikeya sare n'imiryango yanyu kwemera ubukwe y'uko uri busabwe ibyo bintu ko numva nabyo bigoye amatwi yanjye kubyumva umugabo wanjye rero rwose mana ntago ndasobanukirwa uwo ari ubwo ukimwita ko ari uwawe buri uzongeraho oya impamvu mvuze gutya
mbitewe n'ikintu mbajije ntago ari uwanjye umva n'imbere y'Imana njye nayibwiye ko hoya nta nubwo nasubirana abakobwa barahari n'ejo bundi bidatinze rwose ushobora kujya kubona ukabona kuri cano yahitinze yakoze ubukwe ni ukuri rwose ariko ntabwo ari uwanjye si uko mwanze si mubi n'ubundi umuntu wese aba mubi ku giti cye cyangwa imbere y'abantu ariko simvuga ngo ni uko ari mubi anihannye yaba umugabo muzima ahaba n'umwana mwiza ariko burya hari ibintu utakwikuramo mwishyizemo wowe ubwawe ntubivemo kandi pe nubwo abantu bakumva ko mbeshye bazagenda babona ibimenyetso by'uko nababwije ukuri yego yarekera ku musozo ni iki wabwira abadukurikiye wenda tuzongera dukomeze n'iki kiganiro kuko ni ibintu birebire nturanabasha no kubivuga neza kubera nyine nawe byaragutunguye ndacyafite ihahamuka uracyafite ihahamuka nturemera niba waragiye kugenda aho naragiye pe naragiye byo naragiye buri Imana nyine ihoza amarira ifite uko izabigenza ariko naragiye ntago nkiri kumwe nawe nta n'ibyo nteganya inabimbwiye navuga nti Imana ntago nkunda kuko ifite abakobwa benshi bamushaka nanjye mfite abasore benshi beza bankunda kandi banshaka nubwo ntabamenya ariko haba hari abantu bafite umutima muzima ubwo nawe hari igihe Imana yazamuhuza n'uwe nyine kagenda neza byose bikagenda neza yego ariko njye ntarimo ubwo dusoze dushimira abari badukurikiye kandi tukomeze tukwihanganishe yego tunavuge tuti komera ibyiza biri imbere yego ibintu umuntu agenda ahura nabyo ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima niko bimeze abadukurikiye rero bashobora kuza kudukurikira cyangwa se kuzadukurikira mu kindi kiganiro cyacu cya kabiri aho tuzaba twinjira ku mpamvu yindi n'iyindi yatumye Ernestine atandukana n'umuntu mu gihe cy'amezi make gusa kandi ari bishop yego murakoze nakagaruka Yesu abahezagire amen.